Ndagushuje mwene data mu izina rya Yesu Kristo wo kurikije ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Ndaguha ikaze kandi umwami Imana akumpera umugisha muri byose mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Nkuko rero ubona ijambo ry'Imana muri iki gitabo cya Samuel wa mbere ibice 17 guhera ku murongo wa 37 turahabona umugabo witwa Dawidi wiyemeje kurwana urugamba, wiyemeje kurwanira ubwoko bwe bw'Abisirayeli. Ngo hari harabaye intambara, harabaye cyangwa se amakimbirane hagati y'Abisirayeli n'Abafilisitiya, bituma umwami Sawuli n'abasore b'Abisirayeli bose bajya ku rugamba kugira ngo bajye kurwanya Abafilisitiya. Noneho rero ngo bajya ahantu, bamwe bajya hakurya abandi hakuno, ngo hagati yabo hakaba ikibaya. Noneho ngo mu ngabo z'Abafilisitiya hari umugabo witwa Goliyati, ngo muremure uteye mu buryo buteye ubwoba, n'ibyo yambaye nuko yitwara no kwiyemera n'amagambo avuga. Noneho ngo agatera ubwoba Abisirayeli, ngo yasohoka yavuga imbega yaza kubasatiraho bari kugira ngo barwane, Abisirayeli bose bagatinya bagasha ubwoba, guhera ku mwami Sawuli n'abajyanye nawe ku rugamba n'ingabo ziri kumwe nawe, ngo barahahamuka. Kwa kundi ibibazo bijya biduhahamura mwene data, kwa kundi intambara ziza tugahamuka tugatinya, Satani akadutera ubwoba, akakubwira amagambo aguhahamura, ukumva ubuze icyo uvuga, ukibagirwa no kuvuga ngo mwami Yesu ndengera. Haleluya. Abisirayeli nabo rero ngo bari barahamutse. Noneho igihe kimwe Yesayi ngo atuma Dawidi ngo ajye gusura bakuru be, kuko bakuru be batatu bari baragiye nabo ku rugamba. Icyo gihe ngo basore bose bari barajyanye na Sawuli ku rugamba. Noneho Dawidi ahageze asanga ngo yantwari yitwa Goliyati yaje kwiyamirira, kubatuka, kubakerensa, kubacyurira, kuko ngo yajyagaza akababwira, akabacyurira, akabatuka, ahagaze hakuno abandi bari hakurya, ngo akavuga mu Bisirayeli bose akabura ujya kurwana na bati niba hari ushobora kuza guhangara kurwana nanjye naze, ariko ngo bose bagatinya, hakabura n'umwe wo mu Bisirayeli wajya kurwanya Goliyati. Nuko ngo akababwira amagambo yose ashaka, bose bagacurika umutwe, ubwoba bukabica. Noneho Dawidi ngo agiye muri bakuru be, yumva ukuntu Goliyati yamirira n'ukuntu abatuka, ishyaka rimubana rigari muri we, aravuga ati bisinshobora kubyihanganira. Ati nabonye Imana igira indwanirira, nabonye Imana igibana nanjye ndagiye intama za data. Haleluya. Nabonye Imana igimpa imbaraga nkica intare nkica idubu. Haleluya. Mwene data, kwibuka ibyo Imana yakoze mu buzima bitera imbaraga zo kunesha urugamba tugezeho uyu munsi. Igihe cyose ujye usubiza amaso inyuma wibuka ibyo Uwiteka yakoze, bizajya bigutera gukomera. Haleluya, haleluya. Dawidi ibyo ngibyo bimutera kugira imbaraga, aravuga ati ariko ya Mana yandwaniriye, ya Mana igibana nanjye mu ishyamba ndi jyenyine, ndi umwana w'umuhererezi, ariko nkabasha kwica intare, nkabasha kwica idubu, ubu ko kwirananirwa Umufilisitiya. Haleluya. Arangije yemeza kujya kurwana n'Umufilisitiya. Noneho ngo mukuru wabyumvise aramubuza, amuca intege kugira ngo Umufilisitiya atamwica. Aratinya kugira ngo Goliyati atamwica, kuko bose bari baramutinya. Mukuru aribaza ati akagahererezi niko kajya kurwana nawe? Shuti yanjye, Imana yawe ujye ubana nayo, ni wowe uzi imbaraga zayo, ni wowe uzi gukomera kwayo, ni wowe uzi intambara yagiye kurwanirira. Ntihakagira umuntu uguca intege ugiye gukora ibyiza, ntihakagira umuntu uguca intege mu bitekerezo byawe, mu migambi yawe, kuko ni wowe uzi imbaraga zayo, ni wowe uzi gukomera kwayo, ni wowe uzi uko wagendanye nayo. Haleluya. Komeza umugambi wawe, ntugasubizwe inyuma n'umuntu wari we wese. Dawidi ngo yanga kumvira mukuru we, amutera umugongo, akomeza umugambi we. Komeza umugambi wawe, komeza ukorera Imana, komeza ukora ibishimwa n'Uwiteka. Uwiteka azabana nawe kandi azagushyigikira, kuko ni intwari ku rugamba. Haleluya. Dawidi ngo atera umugongo mukuru we, yiyemeza kujya kurwana na Goliyati. Noneho ngo abumvise ayo magambo avuga yuko ashaka kujya kurwanya Goliyati, abaririza amakuru ye, abaririza uzamurwanya akamwica, agakura igitutsi ku bwoko bw'Abisirayeli cyazagororerwa, ngo bariruka babibwira Sawuli. Noneho ngo Sawuli aramutumiza, aragenda baraganira, arakabona ko ntara agasore gatoya, arakabwira ati wowe uri mwana mutoya, uri umusore mutoya, ntabwo washobora kurwanya Goliyati. Ati uyu ni umuntu wamenyereye intambara kuva ari mutoya, ati ntabwo wamishobora. Dawidi aramubwira ati Uwiteka wandokoye mu nzara z'idubu n'inzara z'intare, arankiza no mu maboko y'Umufilisitiya udakebwe. Haleluya.
yibuka imbaraga z'Imana ye, yibuka gukomera kwayo, yibuka uburyo Imana ihora imurengera. Ibyo bimutera gukomera no gushira amanga. Nuko Dawidi ariyemeza. Sawuli aravuga ati genda, kuko yabonaga umuhungu yiyemeje. Ntihakagire ugukura ku mugambi wawe cyangwa ku muhamagaro wawe. Komeza urugendo, komeza inzira watangiye, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Haleluya. Dawidi aragenda arwanya Goliyati. Ariko igisekeje Goliyati amubonye araseka aramusuzugura cyane ati noneho aka gasore niko kaje, kuko mu Bisirayeli babuze uwaza guhangana nanjye, banyohereje akangaka. Reka nkubwire, ntugasuzugura umuntu, ntukabone umuntu gusa ngo uhite umucira urubanza. Umuntu wese arimo umugambi w'Imana. Imana ntawe itakoresha. Nubwo Goliyati yabanje kumusuzugura, ariko niwe Imana yakoresheje gukiza ubwoko bw'Abisirayeli. Haleluya. Arabanza aramusuzugura, muca amazi mbese mu mvugo z'iki gihe. Ariko nkubwiza kuri yuko Dawidi niwe wishe Goliyati, akura igitutsi ku bwoko bw'Abisirayeli, kuko yibutse imbaraga z'Imana yamurokoye. Imana yagiye imurengera, imurwanira mu ntambara zitari zimwe. Ibyo bimutera kunesha urwo rugamba. Anesha Goliyati wari wahamuye ingabo z'Abisirayeli bose, n'umwami Sawuli bose bahamutse, ariko Dawidi aramwica arakana gatoya. Kubera ko Uwiteka yari kumwe nawe, kuko Uwiteka yari yahisemo kumukoresha. Imana niwe yahisemo kugukoresha, izagukoresha wowe yemerere, ntacyo Uwiteka adashoboye. Haleluya. Urugamba surwaye kandi si kubw'imbaraga zawe. Uwiteka uri muri wowe n'Imana ikomeye. Naho wabona urugamba rugukomere, jya wibuka imbaraga z'Imana, wibuke kugira neza kw'Imana, uzanisha urugamba. Haleluya. Nushaka rero urasoma iryo jambo ryose ryo mu bice 17. Nusoma icyo gice cyose nibwo uri bwumve ayo makuru y'Abisirayeli n'Abafilisitiya, ukumva n'imirimo n'ibitangaza Dawidi yakoze, nuko bamuririmbye, nuko bagiye bamurata. Haleluya. Kuko yari ari kumwe n'Imana kandi yizeye gukomera kw'Imana ye. Ndagukangura rero kwizera Imana no kujya wibuka ibitangazo Uwiteka yagukoreye, imirimo yose Uwiteka yakoze. Jya uyibuka. Nugera ku rugamba rugukomereye uyu munsi, ugasubiza amaso inyuma, ukibuka kugira neza ku Mwami Imana, bizajya bigutera kunesha urugamba ugezeho uwo munsi. Umwami Imana aguhe umugisha, ugubwe neza kandi ukomerere mu mbaraga z'Imana, mu izina rya Yesu. Amen.